watwese yandikishije iby'urukundo rwe. Ukunze ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure muri amwe y'imizukana ku ijambo ry'Imana. Ayo musi turakomeza insanganyamatsiko turiho tureba ibibazo bisenya ingo. Twabonye ko ukwiye kumva umuryango washatsemo utakunze gushaka gusenyera. Twabonye ko ubutunzi tumvikana ku butunzi wanyuze hari ndahanyuzana no bishobora gusenya urugo. Twabonye kandi ko udakwiye gucima uwo mwashakanye. Uyu munsi rero tugiye kureba ikibazo kijyanye no kubwizanya ukuri mu rugo rw'abashakanye. Mbere ko dukomeza reka dusenge. Mana nziza tujye tugushima. Papa ndagusabye kugira ngo ijambo ngiye kuvuga urihumekere. Ndagusabye papa kugira mwuka weranyobore rwose kandi nuzarikurikira rizamufashe abarashatse y'abatarashatse cyane cyane nkuretse abubakanye rwose kugira ngo wumve babwizanya ukuri kugira ngo agire urugo rwiza rukomeye ufite umusingi mwiza. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Navuga rero ko mu by'ukuri kugira ngo urugo rumere neza ariko n'abashakanye babwizanya ukuri. Mu by'uko umuntu aba yifitemo kamere y'icyaha abeshya hisha agira gute ariko n'abashakanye baba bakwiye kubwizanya ukuri. Reka mpere ku magambo dusoma mu gitabo cya mbere cya Bibiliya ku gice cya 2. Haravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu muri Adamu iruhindura umugore umushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo magufa yanjye nakarakomara yanjye azitwa umugore ko yakuye mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakabumwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Nyuma cyane cyane kuri 5 ni ukuvuga mu by'ukuri niba mwarashakanye mwabaye umwe. Ese umuntu agiye kwiyuhagira ubwambure bwabuhisha akaguru ke cyangwa akaboko cyangwa icyoya mwabaye umwe mukwiye kumenyana rwose. Ukamenya ko utari mutagatifu ukamenya ntabwo uri mutagatifu nawe ntabwo ari mutagatifu ariko kuko ari we bireba ntabwo akenshi umuntu areba icyaha cye ahubwo areba icyaha cya mugenzi we. Ukwiye rero kuvuga uti njyewe nanjye ndi umuntu waganisha ku kinyoma waganisha ku kabya bitari ukuri gushaka kwitwikira. Oya ni wakoze ikosa genda umubwire uti mbabarira nakoze ikosa mubwize ukuri rwose. Hano ngo bari bambaye ubusa. Kwambara ubusa si ikintu kiza ubundi ubusa ntabwo umuntu aburata. Iyo umuntu yambaye ubusa ntabwo yagiye kwishyira hariya hanze ariko ngo barambaye ubusa ngo hano tubishyize mu nsanganyamatsiko turiho nuvuga ngo bakwiye kuba bambaye si kwambara ubusa ku mubiri gusa ariko noneho kwambara ubusa mbese ukigaragaza uko uri. Iyo umuntu yambaye ubusa abagaragara uko ari. Niba hari anafite inkovu iragaragara, niba hari anafite igisebe haragaragara, niba hamwe ari inzobe kurenza andi biragaragara. Wambaye ubusa nta kundi uragaragara. Noneho no mu by'umwuka cyangwa no mu marangamutima wa wundi mwashakanye wagiye imbere y'abantu uti uriya ndamwemeye nk'umugabo wanjye wimwemeye nk'umugore wanjye mwambarira ubusa mubwiza ukuri mwiyereke rwose ukuri. Kandi icyo gihe n'umubwiza ukuri azakubaha azavuga ati ngo rangiye ameze aranyizeye. Nta kintu kiza nko kwizera umuntu ukamubwiza ukuri biguha agaciro. Nta kintu kiza nko kuvuga uti aha nakojeje inshuti yanjye mbabarira dore burya niba wagize hari igihe umuntu anabeshya atabigambye atarabipanze ukayikona ku kanya ukabona ikinyoma kirasohotse ariko mubwira uti yo nujya imbere y'Imana ugasenga uzasanga ko wamubeshye noneho wiga guca bugufi ugende mubwira uti mbabarira inshuti yanjye cyagiye nakubeshye cyagiye narakubeshye cyagiye burya byagenze gutya na gutya. Ariko niyo ngubwire ngo kugira ngo ugere kuri uwo rwego rwo kwavugisha ukuri birasaba kuba uri muri Yesu mu by'ukuri. Kubera ko ubundi Satani adufashe rwose. Satani badufashe atukomeje. Hari ijambo dusoma muri Yohana igice cya 8:44 mwumva ukuntu havuga. Haravuga ngo mukomoka kuri Satani kandi byoso ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi yahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Kuri ntabwo kuri muri Satani. Ni umunyabinyoma. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Yes. Ibinyoma niba binyoma bikikurimo ni Satani ukikurimo. Niba wumva ukibeshye niyo mpamvu inshuti yanjye kugira ngo urwanye icyo kinyoma jya banza uze imbere y'Imana. Njya nkunda kubabwira hano nti
ukwiye kuza imbere y'Imana uti Imana ngiye kamere yanjye sinyizi ntago sinisobanukiwe bashaka gutunga urutoki mugenzi wanjye dore ibyo yavuze dore uko ameze nyaba ngo yitunga urutoki umuntu umwe izindi 3 ziba zikureba umuntu inshuti yanjye giye igakujya imbere y'Imana uvuga uti sende umunyakuri ese nta jambo uriya muntu nta jambo namubeshye ese n'imyitwarire gashobora kuba ikinyoma n'imyitwarire yawe uko witwaye amarangamutima y'ibinyoma ndagira ngo ujye wiga kuza imbere y'Imana kuko iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ni hahandi bavuga ko Yesu yaje mu isi ariko se abisi ntibamumenya yaje mu byo ariko we ntibabimenya ariko uhereye hejuru ku murongo wa 9 aravuga ngo uwo niwe mucyo nyakuri ni Yesu avuga kandi nibwo yatangira kuza ngo amurikire umuntu wese yes iga kuza imbere y'Imana akwereke ukuri ikinyoma cyawe kibone ko ari ikinyoma ariko ntabwo ubundi wibigiye buryo gasengugirwa gutya oyaza imbere y'Imana tumana nyereka ibyaha byanjye si ikinyoma gusa n'ibindi byose bikwereke ariko nto turimo kuvuga ku kintu cy'ikinyoma kutabwiza ukuri mugenzi wawe yagizwe murika mucyo mu mutima wanjye umurikemo mbona ibinyoma kandi noneho rero mbikosore nige kuvuga ukuri rero nkubwire inshuti yanjye hano iyo ucecetse ugatwikira ukuri harimo harimo ingaruka nyinshi icyambere cyo wa muntu wo mwashakanye nabimenya ko amubeshye azagira ate ntazongera kukwizera cyo ni ikibazo rwose umuntu mwarasize imbere y'Imana yende muri abakristo mwembi mwaragiye imbere y'imiryango n'isi yose nuko ari yose none ari cyo bisigaye ari bantu bose babikurikiye noneho rero uti nuwanjye kugeza igihe tuzapfira atakwizeye nubwira ko wakwemera ugatanga ikiguzi icyo ari cyo cyose ko cyaba kiremereye kose ni ubwira mwambarana ubusa si ukwambara ubusa gusa b'imyenda oya mubwizanye ukuri inshuti yanjye ndakwinginze kugira ngo wige uyu munsi ufate icyemezo uti ntabwo nagira mubwiza ukuri ndagira nde ariko uyu munsi ndabyiyemeje kugira ngo nuba ku rugo hari umusore bajya bavuga ngo aragiye kwa muganga sinzi ikibazo yaragize noneho bamubwira ko atabyara noneho ako atazabyara noneho ajya kurambagiza umukobwa warabyariye iwabo yarazi ko yabyariye iwabo yari yarabimenye ariko umukobwa atabigaragaza umuhungu we agenda mu bwonko bwavuga ati ndashaka umukobwa ntazateranira ngo ntiyabyaye ariko ntagiye kwa mukobwa amuhisha ko afite umwana kandi umuhungu yari yamenye makuru nubwo atarazwi n'abantu bose umukobwa rero arabimuhisha bare ntaramubwira ati se inshuti yanjye ubu ko aza kumubwiza ukuri asanga yari yanamukunze n'iki byose amubwira ko impamvu yamukunze ariko arazi ko afite umwana amubwira ikibazo cyo wa muhungu amubwiza ukuri ariko wa mukobwa yari yamubeshye mukobwa yari yamubeshye ni ikibazo rero urumva byatumye avuga ati umuntu azajya mbeshya yego nenda ntibashenye barakomeje baruka ariko urumva ku muhungu byatangiye avuga ati umuntu ntabwo anyizeye ariko umubwije ukuri ati inshuti yanjye uko ndeba uku nguku nabyariye iwacu umwana arahana cyangwa se namureze ariko rero umenya ngo ukamubwiza ukuri niba warabyaye mubwira uti narabyaye niba mubwiza byose niba muri ba fiance cyangwa aramaze kubaka ndakwinze inshuti yanjye kugira ngo uyu munsi ufate icyemezo gikomeye uvuga uti niyemeje kujya mbwira uwo mwashakanye umubwiza ukuri akwizere kandi noneho ikindi uretse ko nawe ntabwo menya ngo nta banga riba muri isi y'Imana azabimenya rwose ariko ubwije ukuntu uti mbabarira utatuzareba ikintu cyo kubabarira ariko umuntu akahita avuga ngo vugisha ukuri bwiza mugenzi wawe ukuri kandi ukuri kurabatura dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 n'ubundi hari nicyo tumaze gusoma ko nto tukareba umurongo wa 32 ni umurongo uzwi rwose 8:32 haravuga ngo namwe muzamenya ukuri kuzabatura kumenya ukuri ariko no kuvuga ukuri birabatura iyo umuntu yabeshye ngiye ndivugira ngewe iyo numva ntari mukuri nabeshye numva amahoro arabura ariko nagira umuntu njya Imana ko nzi gusaba imbabazi ngiye Imana nzi gusaba imbabazi ariko umuntu iyo utarasaba imbabazi cyangwa ngo ubwize umuntu ukuri cyane umuntu ubonana buri kanya nta mahoro ushobora kugira ariko igihe uti bibuko byakabaye reka ngende mbivuge wumva ugize amahoro abaturwa cya kinyoma cyari kikuboshye nta mahoro ushobora kugira kuko uri mu kinyoma ariko noneho iyo bivuze urahambuka umvura nezerewe ibyo ni ibintu ngenda nibonyeho iyo uvugisha ukuri urumvura uhambutse unezerewe uturiya bya n'ingi yabikoze burya bya n'ingi yabitwaye burya donc ukavugisha ukuri birahambura shuti yanjye ntarondogoye isomo ry'uyu munsi no kugira ngo umenye ko ukwiye kuvugisha ukuri kubera ko mu itangiro twasomye ngo bombi bari bambaye ubusa ariko badafite ipfunwe
nta ufite isoni ngo nambaye ubusa, ko ni umuntu umwe muba mwabaye umwe, mugomba kubwirana byose, mugomba kubwizanya ukuri. Nakubwira ariko arakubabara ko deja iyo umuntu avugishije ukuri bimuteza intambwe, uba ugiye ku rundi rwego, umweretse kuri ku rwego rwo hejuru kurenza uko wari umeze. Yes. Hari rero ndangiza yankubwire kugira ngo ndagira nkubwire inshuti yanjye ko wafata icyemezo ariko ukafata n'umwanya kubyuza imbere y'Imana ugasenga. Ntabwo wabyishoboza, ni uduha imbaraga, ni uduha gufata icyemezo. Twatinze imbere, Mana nyereka, banza unyereke icyaha cyanjye, manya aho nakuje nahaye, no mpa imbaraga zo kugenda mbivuge. Haleluya. Bivuge nature mbisaba imbabazi ko nabishye, ariko no mfate n'icyemezo kugira mvugisha ukuri, mbwira uwo twashakanye ko noneho siwe gusa n'abandi bose baguzwe, ariko by'umwihariko mwashakanye ko bari bambaye ubusa ariko badafite isoni. Dusoza rero reka dusenge. Nanone ndasengera umuntu utarakira Yesu umutima we kugira ngo mwakire, n'abandi bose dushaka gufata icyemezo cyo kujya tubwizanya ukuri. Ariko kandi ndagira ngo soreze ku ijambo tubona mu wa Efeso igice cya 4:15, ni ijambo ryo kubwizanya ukuri. Hari kubwizanya ukuri bw'icyaha cyawe, birumvikana, niho natinze. Ariko hano no kubwizanya ukuri ku muntu wakoze icyaha, uri mu ikosa, ati umugabo yakoze ikosa, kugira ngo ugende ushire hariya, mubwiza ukuri ariko mu rukundo. Yes, mu rukundo. Bwe kugenda mutera amabe, mubwira ati inshuti yanjye ndabona nyamara ugize gutya na gutya, nyamara byagira, ariko mubwiza ukuri kwa makosa umubona, ariko mu rukundo, utagambiriye kumusenya, utagambiriye kumwandarika, utagambiriye kuvuga ngo reka ngo nawe yumve. Oya, genda mu rukundo, mubwiza ukuri, ubanze wishakemo ukuri, ariko nawe mushakemo ukuri, mufatanye, mubwizanye ukuri, mufashanye, muzarire ngo urugo rwanyu ndamera neza. Reka amasome hari ahantu 4:15 haravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we, muri Kristo, muri byose. Uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Kasubiremo, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we, muri byose. Dukurire muri byose. Uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Haleluya. Dusoza reka dusenge. Mana nziza, mbanje kwereka abantu batarakwakira nk'umwami n'umucunguzi wabo. Ijambo ryatubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ndagusabye Papa, muri aka kanya waba kuri iki kiganiro atarakwakira nk'umwami n'umucunguzi we, abikore muri aka kanya, ko ni umushoboza, ko yakubonamo n'ibyaha, ko yagira n'imbaraga zo gusaba imbabazi, kuba yabona n'imbaraga zo kubwiza ukuri mugenzi we. Papa, nsabiye kandi n'uwari we wese kuri iki kiganiro kugira ngo afate icyemezo, ajya abwiza cyane cyane abashakanye, babwizanye ukuri, bamenye ko ntacyo bakwiye guhishanya, ko babaye umuntu umwe, bakwiye nubwo bakwiyambika ubusa ariko batakwiye kugira isoni, ko babaye umuntu umwe. Papa, nsabye mbyize ko musabye mu izina rya Yesu. Amen.